kuba usanzwe ukorana n'ikigo runaka, ndagira ngo uyu munsi wa none mubwire ibigo bitanu ushobora kuba wajyamo bakaba bashobora kuba baguha inguzanyo cyangwa se bakaguha amafaranga yo kujya gukemura ibibazo byawe, ahubwo icyo basaba kuba ufite irangamuntu, kandi nyuma yo kuba ufite irangamuntu ukaba ujyanye urupapuro rwerekana yuko mu kindi kigo wakoranaga nabo uri umwizerwa, ko amafaranga wagiye ufata muri icyo kigo kindi ko wagiye wishyura neza. Mbese ni urugero, niba ukorana na MTN cyangwa Airtel cyangwa se ukorana na banki ya BK cyangwa se Equity Bank n'izindi banki muri rusange, niba warafasheyo inguzanyo ukaba utarigeze wishyura ari uko bagombye kukwishyuza cyangwa se kukwibutsa. Ahangaha rero muri ino video yacu uyu munsi wa none ngiye kukwereka ibigo bitanu bishobora kuba byatanga inguzanyo mu buryo bworoshye kurusha ibindi ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Niba uri mu Rwanda cyangwa se niba uri n'umunyamahanga ariko ukaba ukorera hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndagira ngo nkwereke ibigo bitanu bishobora rwose kuba byagufasha kubona amafaranga y'inguzanyo, ukaba wabona amafaranga utiriwe ugorwa cyangwa se utiriwe usabwa ibintu byinshi cyane. Ahangaha rero ku mwanya wa mbere turahasanga BRD ifite gahunda zimwe z'inguzanyo zishyura mu bafatanyabikorwa, harimo n'izigenewe abagore n'urubyiruko. Ahangaha rero iyo BRD urumva yuko ni gahunda nziza cyane bagira, harimo gahunda zifasha abagore n'urubyiruko, kandi ahangaha muri BRD icyo bagusaba kujyana urupapuro rw'indi banki mwakoranaga nayo, cyangwa se kujyana uburyo wakorana historique yaho wakoreraga, bakareba koko niba uri umwizerwa. Ahangaha rero turahasanga inguzanyo ya kabiri cyangwa se ikigo cya kabiri gishobora kuba cyatanga inguzanyo nta mananiza, mu buryo bwihuse, mu buryo bworoshye. Ari nayo mpamvu mba ngira ngo bamwe muri mwe muzajye mujya kuba mwafungura amakonte muri ibi bigo mba ndimo mbabwira, kuko ari ibigo biba bitanga amafaranga mu buryo bworoshye badasabye ibintu byinshi. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Urwego Finance, batanga inguzanyo ku bantu ku giti cyabo, amatsinda. Akenshi ntibagusaba kuba usanzwe ufite konte yabo. Ahangaha mu Rwego Finance bashobora gutanga amafaranga ku bantu ku giti cyabo, bagatanga amafaranga ku matsinda, kandi akenshi ntabwo basaba kuba wari usanzwe ufite konte ahangaha mu Rwego Finance, ahubwo icyo usabwa wowe ni ukugenda uyu munsi wa none umaze kuba wabona ino video, ukagenda ahangaha mu Rwego Finance ukajya gufunguramo konte, ugatangira kuba wakwizigamiramo. Kandi nibutsa abantu yuko gufunguza amakonte muzajya mufunguza, mujye mwibuka gufunguza konte zo kuzigama, kuko konte zo kubitsa no kubikuza zihombya abakiriya, zikungura amabanki. Wowe ugenda wifungurire konte ahangaha mu Rwego Finance yo kuzigama, ugenda ubabwira ati njye nashaka konte yo kwizigamira. Ahangaha rwose iyi konte yo kwizigamira akenshi na kenshi mu mabanki menshi barayigira. Nagiye mbwira abantu benshi ko ariyo konte ya mbere, kuko ni konte yungukira mwese, ari abo wabikijeho muri iyo banki barunguka, kandi nawe umukiriya wabo ukunguka. Konte nziza zo kwizigamira ni konte nziza cyane, aba arizo muzajya mufungura. Ku mwanya wa gatatu rero turi buhasange Zigama CSS. Ahangaha hari gahunda z'inguzanyo ku byiciro bitandukanye bitewe n'ibyangombwa ufite. Iyi ngiyi rero ya Zigama yo murabizi yuko ino konte ikunda kuba ikoreramo abari mu nzego z'umutekano, nibo bakunda kuba bayibitsamo, ariko nyine nawe hari urumva, niyo mpamvu bakubwira ngo hari ibyangombwa ugomba kuba ufite. Nabo rero iyi no Zigama
CSS ni banki nziza cyane ishobora gutuma uzamuka ukaba wagera ku iterambere, kandi ni banki nyine abantu bemerewe kuba babitsamo, ushobora kuba wabonamo inguzanyo mu buryo bwihuse cyane. Ahangaha rero reka dutaruke iyi ngiyi ya gatatu tujye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turahasanga konte yitwa Vision Founder Rwanda. Iyi ngiyi batanga inguzanyo z'ubucuruzi n'iz'abagore, akenshi basaba umushinga cyangwa icyizere cyo kwishyura. Ahangaha rero nibyo natangiye ndimo ndababwira yuko ahantu hose ushobora kuba wajya bagusaba icyizere cyo kuba wakwishyura, cyangwa se uburyo uba wishyura, cyangwa se uburyo uba warishyuye ahandi. Aha rero ino konti ya Vision Founder Rwanda ni ukuvuga ngo icyo usabwa kuba ugaragaza ibyo ugiye gukora. Rwose iyo ugaragaza ibyo ugiye gukora, aha baba baguha amafaranga kandi mu buryo bworoheje butagoranye. Ahandi rero ku mwanya wa gatanu turahasanga iyitwa Sacco Awaw. Iyi ngiyi Sacco niyo konte yonyine buri muntu wese aho ari ashobora kuba yafungura akaba yumva atekanye. Iyi Sacco niyo konte ya mbere ishobora kuzamura umuntu ikamukura ku giti kimwe ikaba yamugeza ku kindi. Ni ukuvuga ngo iyi Sacco niyo iri ku mwanya wa gatanu, niyo natondekanyije uyu munsi aba ariyo ngira iya gatanu muri konte zishobora kuba zaguha amafaranga y'inguzanyo mu buryo bwihuse, cyangwa se bakaguha n'amafaranga yo gukora ibindi bintu mu buryo bwihuse. Izi rero ni konte nari nateguye eshanu zishobora kuba zazamura umuntu akava ku rwego rumwe akagera ku rundi rwego byihuse cyane. Nk'uko bisanzwe ni Tosode Baba, kora subscribe ubundi ukore no kunzogera, ubundi hasigaye turusheho kubana mu biganiro bya buri munsi. Rero reka mbanze mvuge kuri ino Sacco, amatsinda yo kwizigamira no kugurizanya amafaranga. Ahangaha muri Sacco rwose nibo ba mbere bashobora kuba bari kuzamura byihuse. Rero nk'uko bisanzwe ni Tosode Baba, kora subscribe ubundi ukore no kunzogera, ubundi hasigaye ujye muri comment unyandikire ikintu wumva washaka ko nazavuga mu kiganiro gikurikira, ahasigaye nzaze mite nkiko